Sitade nyine inda nyine ngo sleeps around cyane. Rero bonete yarakusanyije afata nyine agenda yandikira nk'abakobwa akeka nyine ko ubu nyine they had a thing, baramwemerera nyine afite proof n'ibiki abakobwa 40 proof nyine kabisa yazifite. Arangije no kuri muze no kuri ku munsi w'ubukwe bwabo, the guy slept n'undi mukobwa mu modoka muri parking, harya n'undi mukobwa nyine, urumva. noneho abana b'i Kigali uburyo babivuga muri slang ziryoshye ngo arya kantu ngo arya kantu bro. So no, ibyo byo kuvuga urumva ibingibyo nta cyadanje, kuko ntabwo urumva bonete mwibukirwa n'ubukwe bwari ubukwe bwa kabiri. Ubu ntabwo bwari ubukwe, bwari ubusambanyi bwambaye ubundi. Ntabwo bwari ubukwe, bwari ubusambanyi. Ariko ku rundi ruhande ahangaha bonete yashaka kugira ngo bino bintu bibe saga. Bonete yashaka gukata ibi bintu yari yarabiteguye, kuko abakobwa 40 bari kuvugwamo hano ntabwo uyu mugutipe yabatikuriye uriya munsi kuri hoteli. Oya oya, parking harya n'undi mukobwa nyine, urumva. Sasa nyine bonete yakusanyije nyine impano ze zose, anatumire nyine umugabo we na famiye nyine mu nama, bati ava update nyine kuri Chateau Le Marara, ibintu nk'ibyo. Famiye iraza, aza nyine yitwaje amadokima, izo dokima kumbe ari ama screenshot nyine receipts kabisa. Abati umuhungu wanyu ni indaya nyine, ntabwo nabasha gukomezanya nawe nyine. The guy nyine ngajya mu disrespecting ibintu nk'ibyo nyine, she wasn't treated right. Hanyuma umutipe nyine nako aravuga ati rero njyewe naje nasinye n'impapuro za divorce, ngiye muri vacation for 3 months, ningaruka muze mwafashe umwanzuro ndagiye, nta mafaranga yari mbashakaho, nshaka nyine amahoro yanjye. Nuko nyine bimeze, umukobwa arangije aragenda, ibaze nyine yuko na Chateau Le Marara yambwiye ati nimukomeza kutwirukaho n'ibiki mudusuhinga, natwe tuzasohora hanze video y'ibyo ngibyo. bro twumvikane ikintu kimwe. Ibi bintu ngiye ngo dufata nabwiye ko ntajya breaking inkuru ngaya amajwi y'abakobwa nuko gushyira video hanze ibi bigize icyaha, ariko n'amavideo yakaba yajya hanze. Ibyabereye muri iyi hoteli byari umwanda wambaye uwundi, urumva. Ariko dushatse kubikomozaho, Rameki wowe Rameki n'abandi muzi ibintu mwankoreye, mwaravuze ati GOGFATHER ziba, GOGFATHER reka kuzana, turi muri advocacy y'abana bahawe service mbi. Ndavuga ariko abantu ntabwo bahawe service mbi, mwari mumpitanye, mwari munyishe bro. Ibyabereye kuri iriya hoteli nuvuga ngo hari ikintu mugomba kumenya. Ahantu hari ibyamamare, ahantu hari abakobwa ba Makenzi, of course haba hari paparazi, ntabwo bishobora gupfa kuburamo. Rameki narakubwiye, uravuga ati GOGFATHER tesha. Wowe nawe uswakima ibintu mwari mwankoreye murabizi. Ba jihadi baniganye inkari bari banyishe. Ariko reka mbabwire, ntabwo nari mpurudutse ngo nkomoze kuri ibi bintu n'ibyabereye kuri iriya hoteli. Mwebwe muri kureba ibi, abana uretse gato va kuri izi prono zo mu modoka zakozwe n'uyu mugabo nyir'ubukwe. Hari byakorewe mu byumba, hari impamvu barakubwira ko ibyumba byari byabaye gutese. Noneho ngo hari akayira kagana ku mazi, ubusambanyi bwakorewe ku mazi ukuntu bungana. Byari bimeze gutese ngo umwe barabisikanaga, umwe akuramo undi yinjizamo, umwe akuramo. Bivuga ngo byari byabaye, ntabwo tuza kubyita threesome. Muve kuri ibingibi by'umugeni, muve kuri ibingibi by'umugeni kurira akantu. No, mwiseka birababaje. Ibi bintu bageze naho bajya kurongoranira mu bikoni. Bageze bajya kurongoranira mu gikoni, umukobwa ndaza kubereke kanze nyimanike. Umuhungu yateruye umukobwa amutereka ku mashyiga, arashya
yamwicaje arashya. Bro, ibyabereye Shato Marara byaragahoma munwa. Urukunyumva? Abakozi ba Shato Marara basohotse bakakuzanira ikintu bita ntabyo mwebwe rameki mwaranzibije mwanga ko tuvuga ibyabereye Marara, muvuga ko mushaka kwiyumvira ngo service bizatanzwe. Ibyabereye Marara na bado hamujapata. Muve muri ibingibi byo gusambana mu mamodoka. Bro, ibintu byaragatogo habereye ikintu bita ubusambanyi. Mwebwe muri kuvuga ngo ibingibi basambaniye mu gikoni, umwarashya. Ifoto irahari. Ibi bintu urakasa mutwe. Tugiye kubivuga. Dekeza azana article 15 itegeko ryasohotse mu 2014 rikavugururwa 2018 igika cya gatandatu akanyerezo ba. Mugomba kurinda ubusugire n'amabanga y'abakiriya. Hoteli Marara mukoze icyaha cy'ubugira kabiri gishinja cyangwa kibikangisho bishyira amabanga y'abakiriya hanze. Itegeko 614 mu gika cya 7 2015 ryavuguruwe 2020 ririnda ubusugire ariko gitare cy'amahanga. Murabyibuka? Rameki n'umuntu bita Dekeza mwaraje hano muravuga ati ziba ntugire ikintu uvuga kuri ibi bintu. Ibyo ni kanga gushyira amabanga abantu. Uzi ko mwaje hano kuri space mugashyigikira ko abantu barafite uburenganzira bwo gusambana? Uzi ko mwaje hano mukatubwira ko abantu barafite uburenganzira bwo gusambana? Basambaniye mu gikoni, basambanira mu matuwarete. Noneho kugira ngo mumenye reality cyagihe ngo amatara yagiye, umuriro ugarutse. Bro, so ntabwo ndi kwenjera iyi nkuru. So ibya Bonete, uyu Bonete wahagurutse, ntimutekereze ko byapfuye kuza gutya. Hari ibintu byononekaye. Marara amafaranga yishyuzaga y'umurengera, muri amafaranga yishyuzaga hari ibintu abantu bangirije. Kora akantu kamwe. Ikindi cya kabiri, imyitwarire yabereye muri la hoteli idahwitse. So aba bantu gushaka gukangisha social media babikoze kuriya bashaka gupfukiranya amabi yabereye muri la hoteli. Sorry, ntabwo ari hoteli, ni inzu. Ntabwo ngo yakabonye ibyangombwa. Mwaraje muvuga kuri service mbi. Nazamutse kuri space. Ninde warakoze space mu nyibutse umuntu warakoze space? Mwahise mufata ikibando muravuga ati GOGFATHER uwo munwa urihe. Mwankubise ikibando ku munwa. Wowe Rameki uravuga ati ceceka sigaho ibyabereye. Rekera gushyira wakarido. Ngashyiraho video ndazibika. N'uyu munsi ntabwo zirajya hanze. Muve ku by'amamodoka, muve mu mamodoka. Kuma ibingibi byo mu modoka. Ibingibi byo mu modoka. Ibi by'umugeni, akakumugeni. Abastare banyu ko bitarajya hanze. Ibi nababwiye ku munota wa mbere, ariko ngarutse nza gusanga ikiganiro murimo gitandukanye n'ibyo nshaka kuvuga. Munkubita ikibando ku munwa. Mwafasha abantu bagira ba victime. GOGFATHER ndagira ngo zwi. Ndavuga ndiko zubundi ndi kwiruka mu bitsina by'abandi uko abantu bakoresheje ibitsina byabo bindeba hwiki. Niba mu bukwe rapport sexuelle byari byemeye ko umugeni ati kuri abana bari baje kwambarira. Umva hano ngaba abakobwa bari kubyivugira, ariko umva ngo daddy nyine ngo mumvugire ngo daddy. Munyandikire ngo daddy. Abana bari bagiye kwa daddy, abana bari kumwe na Zadi. Ngonde daddy sha niko mvugira ngo daddy.
Dadi nyine inda ngo he sleeps around cyane. Rero Bonete yarakusanyije afata nyine agenda yandikira nk'abakobwa nzakora ubukwe nabaye dadi kereka nyine ko ubu nyine they had a thing. mushaka amafaranga abana babite ba dadi Baramwemerera nyine afite proof n'ibiki abakobwa 40. tebwo noneho ng'abakobwa 40 yandikira ngo dadi abakobwa 40 ariko se ni gute waba ufite amafaranga nk'ariya wowe ukarya 40 ni bake 40 ni bake Proof nyine kabisa yazifite. kabisa Arangije no kuri muzi no kuri umunsi w'ubukwe bwabo. The guy slept n'undi mukobwa mu modoka. va kubyo kuri kuvuga mu modoka ntimuvuga wahiriye mu gikoni ko mutari kuvuga mu gikoni ko mutari kuvuga babandi bo ku mazi ko amafoto ko ama video hari mwayafashe ko muri kutubwira aka ko mu modoka wenda impamvu aka ko mu modoka kabaye ibicika nuko ari umugeni uwari wakoze ubukwe yafashe muri bariya bana aragenda mushyira mu modoka aramubwira ati kujya welcoming daddy is here call me daddy. Iva mu byo ku modoka ibi byo mu modoka ni akantu toto ku makuru dufite n'ibyasohotse hanze. Arangije no kuri muzi no kuri ku munsi w'ubukwe bwabo. The guy slept n'undi mukobwa mu modoka muri parking. Aryaka n'undi mukobwa nyine urumva. Sasa nyine Bonete yakusanyije nyine manuze proof zose mwatumire nyine umugabo we na famiye nyine mu nama bati ava updates nyine kuri Chateau Le Marara ibintu nk'ibyo. Famiye iraza aza nyine yitwaje amadokima. Izo dokima kumbe ari ama screenshot nyine receipts kabisa. Abati mungu wanyu uretse gato Bonete wowe byagenze biti so rero uretse gato aba bantu bafashe ubukwe bwabo ntabwo tubazi sinzi n'ikintu bakora ariko mubishyiramo ibyamamare kandi twe bwantu hari icyamamare tugera tugira ngo ahantu hose hari icyamamare tugira ngo tugera twinukuriza ahantu hari icyamamare ahantu hari icyamamare mwashatse kuba ibyamamare mu bukwe bwanyu buramamara mureke tuvugiye nk'ubwo ibyamamare rero. Ibi bintu ama video yafatiwe muri buriya bukwe umunsi yatangiye kujya hanze umunsi ku matelefone yabo hari ukuntu umuntu avuga ibi bintu mukavuga ngo Chateau Marara ngo izashyira ngo ama video y'ibyabereye muri la hotel hano nta hantu bihuriye. Tugende gake nta hantu bihuriye. Hari umwana yari ku kintu bita snap dada mwicaza mu modoka akamubwira ati kuramo imyambaro uze manze nkubatize. Ntabwo ari uyu mugabo wakoze ubukwe wenyine. Dadi we kameme nka dadi mu modoka ariko noneho bavuga ko ibyabereye ku mazi ibyabereye muri kiriya gikoni. Intambara yabereye muri kiriya gikoni umuhungu wateruye umukobwa akamwicaza ku mbabura iri kwaka umuriro. Imbabura izi ngizi za gisirimu yamwicazaho ngo aranyoka. Mwibuke ibyuma biri hariya mwibuke n'abantu bari bahari. Bro ibyabereye ku mazi ni ibindi ndaki konzi ko mugiye guturika mukavuga hariya hoteli yaragiye irahinduka kuko manager w'iriya hoteli ni umudamu urumva
umugabo we ngo yagiye gufata nyine agiye kumucyura nka saa saba za nijoro kuko madamu yari yarayakora, urumva bafite abakiriya benshi, manager yagombaga kurara akora. Umugabo we ngo yagiye kumufata aramubwira ati demisiyona, akazi kareka ibyo ndi kubona hano, waje gukora kuri hoteli cyangwa uri ahangaha uri gukorana na mama Mia. Iyi ni hoteli cyangwa ni Sodomo, urademisiyona akazi, nyura aha dutahe madamu. Umugabo wa manager yaramubwiye ati aka kazi gasezere dutahe, nzagutunga tuzarya umutandiko ariko kareke nubwo ari utunze urugo. Urambwira ko we baguhushije ibyo ndi kubona hano? So nkuru bagira batangiye kuyishyirira hanze. GOGFATHER nta kintu ndi bushyire hanze, ariko abashaka gutambaza mumbwire. Nta kintu, icyo nzi cyo nyuma y'aya majwi muraza kubona icyo bita video ziri HD. Nuvuga ngo muraza kubona HP, muraza kubona video zidafitemo akantu kose, video zimeze nk'izafatiwe muri Hollywood. Muraza kuzibona. Nabonye ikintu bita vibrator. Ndavuga twageze mu Bushinwa ku isoko ry'ibicuruzwa bifasha abantu mu kwinezeza. Ndavuga ubu ni ubukwe cyangwa twagiye muri expo icuruza ibyo gutera akabariro. Aba bantu barasambanye papa. Abantu bakoze imibonano mpuzabitsina. Mu bukwe bwa Bonete bakoze imibonano mpuzabitsina. Muri kesi ya Marara tugiye kubivuga, muravuga ngo so mureke banyiri kubikora, n'ubundi ntabwo nari impari, n'ubundi ni urugambo. Reka banyiri kubikora, bagiye kubyishyirira hanze. Abana b'abakobwa baragukubitira ikintu bita amafoto hanze. Mwebwe muri kureba ibingibi by'uyu mugeni kuko Bonete wenda byagize gutya bigasakuza nyir'ubwite akabimenya. Bro, ikintu bita abasaza bari muri buriya bukwe, bari batumiwe b'abasaza bafite inda zagwiriye ibitsina. Abana bagombaga kubyiringira kuri ziriya nda kuko Chateau Marara yari bagaburiye ibyo kurya bibi. Abasaza inda abana baragiye barazimasa, of course bagombaga kumesa. Abasaza bari kumasa inda z'abasaza kugira ngo ibyo kurya Chateau Marara yabagaburiye bibi bibanze bivemo. Urimo kumva? Ahangaha yari operasiyo Pfubuka munyarwandakazi. Barakubwira ko gahunda ahangaha, muzi koperative ibinyamirango bita Kopfomu. Kopfomu ni Pfubuka munyarwandakazi. Ni uvuga ngo bafashe gahunda ya Pfubuka barayizana bayishyira hariya, abana baragenda bazibura abasaza. Ntabwo yari Pfubura, yari Zibuka. Zibuka munyarwanda. Urumva? Hano hari ikintu bita Zibuka munyarwanda, habereye ibintu bita hora. Ibi bintu nimuza kubikurikirana mukabireba. Nubwo nzi ko abenshi bazanafungwa, abenshi bazafungwa kuko icyo nzi cyo ndi sure, I am sure ko amavideo azajya hanze. Hano video zigiye kujya hanze, muzumva amarecord yafatiwe ku miryango y'abantu, abantu bameze nk'abafashwe n'imyuka mibi. Urumva? Mu ndimi z'icyongereza papa. Ni ukuvuga ngo aya majwi yataza kwa mu cyongereza wenda ngo TikTok bambaninga mbanya bakiniye, ariko uyashaka mbwire nyamuhe amajwi apara amavideo. Ariko nzi ko banyiri ubwite muziyumvira ngo amajwi muzi. Ibyabereye muri Marara birenze uko mu bitekereza. GOGFATHER sinya ndambirwa, ndategereza aya majwi agashyirwa n'abandi hanze nkabona kuvuga. Ariko mujye mwibuka ko mba nababwiye ku munota wa mbere, nkababwira ariko ibi bintu nari ngiye kubivuga kiragera ndi gushya mu nda, ngiye kubibabwira muravuga ati woya reka uri gukora amakosa, reka ibyo bintu reka kubizana hano, turi gukora ubuvugizi bwa service mbi zatanzwe. Mutegereze rero mugiye kubona filime. Rimbu yitegure gufata abantu bagiye gusakaza amashusho y'ubwambure, kuko nzi ko aba bakobwa bagiye gukubita ikintu bita hanze ubwambure. Ni ibintu byabereye muri Marara byose bagiye gukubita ikintu bita video hanze kandi muzazibona.
uretse gato uyu nguyu yafunguriwe muri rya joro Karongi ngo kikaze subira inyuma nsome neza sha koma muyafite namwe koma muyafite abakozi ba Marara ko nzi ko mugiye kuza mu makatfish izo video zidufasha gukomeza ubuzima turi singo nkaho nta cyabaye ariko mugira urugambo so video abantu mukoresha snap ibi bintu murabisobanukiwe neza cyane kuko utuboro twarafashwe murabizi abana baduhereza abandi baduhereza abandi baduhereza abandi niba hari video ziri hanze kurusha izindi zose zabayeho n'izibyabereye muri Chateau Marara iyi video yo mu modoka n'umugabo n'umukwe umuntu yayifashe ari kuri etage arazuminga nukuvuga ngo nabonye video yo muri iyi video y'uyu mukwe yari imeze muri buka video y'igoma umuyobozi wo muri Monisco ari kurongorera umukobwa mu imodoka iri kugenda bagafata ka video imodoka iri gutambuka umukobwa mwicayeho karaka video kagiye gusa nako. So the thing is mureke dutegereze murebe filime y'igiye kuba ububuza ubukwe bw'amateka ariko ibi byose n'uyu mwanda kugira ngo bigere binasakare mukobwa buto Bonete nyoko bukwe yarakubwiye ati mwana wanjye ndagusabye ibi ngibi bibaho mu buzima reka gufata hoteli y'abandi ngo yandagaze. Bonete arabwira ati mabu ndagaswibare ndabahabanyina nuko amubwiye. Bonete yanga kumvira nyirabukwe aragenda afata hoteli arayishubika ko bashaka kugira gute ngo ashaka ukavarenga ngo abana b'abakobwa ngo abapampi. Kama is a bitch. Kama is a bitch. Abantu mwakoreshejwe n'amarangamutima muri iyi nkuru yo kwa Marara ni izina ry'Imana mwumvishe verisiyo imwe. Mbivuze mu nkubita ikibando ku munwa mwumvise verisiyo y'abantu bigize ba victime. Ariko afite ibintu bakavaringaga. Nawe uriya nyirira hoteli bro. N'imyitwarire abageni bagize kuri iriya hoteli. Nababwiye ukuntu aba bantu bagiye gufata hoteli yindi yabo bakajya gufata ibyo kujya bakabizana hariya muri hoteli habereyemo ibintu biteye ubwoba. Ibintu byabereye muri hoteli nakasamutwe. I'm telling you. Icyo babwiye cyo abantu bakunda kureba ibitabareba mwitegure mu minsi mike ubu turi kuvugana aba bana bari seriye aba bana ariko ibaze ndashaka namwe muri abantu bakuru umva ya magambo umva Dadi nyine inde ngo he sleeps around cyane inde dushobora kuba tugira inde nk'abari tazi vugira mumvugira ngo dadi Dadi nyine dadi ngo he sleeps bro ndakurahiye ntabwo aba bakobwa byonyine n'abangaba bari muri bari ya 40 bari ntabwo umwana w'umukobwa ashobora gufata ngo abwire ikigabo cy'undi mugore ngo dadi abangaba nabo yabakuye nk'amakariso aba yarabarongoye. Ibi bya dadi n'uyu mugabo kuvuga ngo dadi nukuvuga ngo ibintu byabaye hari igihe kigeze kugera tugira terime yo ngo tour de kanzu aba bakobwa bari bagiye muri buriya bukwe muve kuri bana bari bajyanye n'abagabo babo mutakujya shagara muraza kumva ibyo amatwi yatigeze yumva utu twana tudukora utagiye ngo dadi nyine utu turi kwivugisha ngo twa dadi abangaba ibyo bakorewe ku mazi n'ibindi bindi. Aba bana b'abakobwa ngo baragiye bafata inda z'abasaza zagwiriye ibitsina bari bagiyemo hariya bakajya bazifata bakavuga ati Marara babagaburiye nabi ubundi ngo dadi anko barazifata ngo bagombaga kumasa ziriya nda zabariya basaza birabyo kurya Marara babagaburiye bidakwiye bakabikabavamo. Ibintu byabire kuri hoteli nakasamutwe biriya byuba byaberemo ibintu ubusambanyi bwabere muri hoteli bageze naho bajya gusambanira mu gikoni umukobwa umwe ashya ikibuno. Hari ibintu mudashobora guhisha. Uyu mukobwa umuzungu yaramuteruye amutereka kwishyiga ku muriro umukobwa aragenda arakongoka. Ibi ngibi muzaza kubibona ko video zigiye kujya muzabibona. Umva hano
dadi nyine dadi nyine hari icyo mutuvamo nk'abantu bakuru, nk'abantu mumaze kabiri kuri iyi si, nk'abantu muzi ikintu bita ikundanabuhanga, iri jwi ry'uyu mukobwa nta kintu muri kumvamo? Ndabaza uretse gato, uretse ko muri bakuru muri kumva nyine, urumva nyine dadi nyine, nta kintu muri kumva kweri? dadi nyine inda nyine ngo sleeps around cyane. Rero bonete yarakusanyije afata nyine agenda yandikira nk'abakobwa akeka nyine ko ubu nyine they had a thing, baramwemerera nyine afite proof n'ibiki abakobwa 40 Tebwo noneho ng'abakobwa 40, abakobwa 40, abakobwa 40 proof nyine kabisa yazifite. Arangije no kuri muzi no kuri ku munsi w'ubukwe bwabo, the guy slept n'undi mukobwa mu modoka muri parking, harya n'undi mukobwa nyine, urumva? noneho abana b'i Kigali uburyo babivuga muri slang ziryoshye ngo arya kantu ngo arya kantu bro. So no, ibyo byo kuvuga urumva ibingi byo nta cyadanje, ibingi byo nta cyadanje kuko ntabwo urumva bonete mwibukirwa n'ubukwe bwari ubukwe bwa kabiri. Ubu ntabwo bwari ubukwe, bwari ubusambanyi bwambaye ubundi. Ntabwo bwari ubukwe, bwari ubusambanyi. Ariko ku rundi ruhande ahangaha bonete yashaka kugira ngo bino bintu bibe saga, bonete yashaka gukata ibi bintu yari yarabiteguye, kuko abakobwa 40 bari kuvugwamo hano ntabwo uyu mugutipe yabatikuriye uriya munsi kuri hoteli. Oya oya, bonete yasabye buno bukwe kugira ngo bwongera busubiremo, kuko yashakaga iki, yashakaga ibimenyetso. Amakuru namenye kuva ku munota wa mbere, ariko nyine urumva twagomba kwivanga mu bintu by'abandi. Uyu muntu n'aka kantu kaririwe mu modoka, uyu ni umutego bonete yarateze umugabo we, ni umushibuka yari yamuteze, kuko bagiye hariya yashakaga ikintu bita ikimenyetso. Uyu mukobwa mbanze ko atabaka birahari, ariko ibi ngibi bonete bishobora kuzamukoraho, kuko akavideo kafashwe umugabo wari kurya akantu n'uyu mukobwa mu modoka. Kafashwe gute, babimenye gute? Byarahuriranye. Kuko akavideo karafashwe. Bonete ngo yashakaga ibimenyetso byo guhereza famiye yande ya dati. Ahangaha bonete yateze akanyobwa, yateze umugabo mushibuka, amuzanira ibyuki. Arangije aravuga tumurire mu modoka, undi umurire muri bathroom, undi umurire mu gikoni. Ngewe ikintu bita gufata ikimenyetso n'ishusho, muve ku ma screenshot. Ibi bintu bonete ibimenyetso yatwariye famiye mbere yuko ajya muri vacation y'amezi 3, harimo ibimenyetso by'amashusho. Bashatse kameramani. So hagombaga kubaho kwisanzura rero gukabije. Ngibi byabereye muri Chateau Marara. Ibyabereye muri Chateau Marara babahaye verisiyo imwe. Hari ibyo bashakaga, hari impamvu y'uyu mukobwa ya bonete nyirabukwe kumwinginga akamubuza kudashira saga hanze z'ibya Chateau Marara, umukobwa kanga akabishyira hanze. Hari ikintu uyu mukobwa yifuzaga. Hari impamvu nyirabukwe yamwinginze kudashyira cyangwa kutandaga ziriya hoteli, ariko undi akabyanga akabikora. Hari impamvu yashatse kugira ngo ibintu abishyire bisakuze bijya hanze ibyabereye hara kuri la hoteli.
abantu muri kuvuga divorce, amakuru ari kungeraho ngo impapuro za divorce ngo barashaka kuzisanyura ngo bongeye ngo kwiyunga ngo gusubirana. None ko mwasubiranye, izi video mwafatiye hariya nazo ziraza gusubizwa inyuma? Nta bigize ibyaha birimo. Shato Marara bazava muri ibi bintu ari abere. Video zifatiwe na ba nyir'ubwite muzazibona ziri kujya hanze, muzasubira inyuma muvuga ati Shato Marara naho ngaho mwaragereje gutanga service. Ikintu cyaguye Shato Marara muri ibi bintu nuko yakoraga itarabona ibyangombwa cyonyine. Naho ubundi Shato Marara mwari kuzayihereza impozamarira, mwari kuzahereza amafaranga, yari inkiko zari kuzaca abantu amafaranga yubatse indi hoteli irenze iriya, according ku byaberewe muri iriya hoteli. Muri mu modoka ntago bakoresheje gapote bamuteye inda, mugende muyakurikirane muraza kumbwira. So uyu mukobwa nawe yateze umutego, nukuvuga ngo ikintu cyerekeranye ubu ngubu hagiye kujyaho icyo kurya amafaranga papa. Aba bana bagiye yaba Bonete ngo yiyunze n'umugabo we, ariko niba ari umuntu udashobotse kurusha abandi, umuntu bita Bonete niwe muntu udashobotse kurusha abandi. Bonete ntabwo ashobotse n'aka na gato, kandi muzabireba. Bonete ntabwo ashobotse na gato, sinigeze mukunda na gato, kuko njye namenye amakuru ya Bonete kuva ku munota wa mbere. N'uyu mwanda yagiye ategura n'ibi ngibi, n'uyu mukobwa yateguye agashyira mu modoka akamutega umugabo we ngo ashaka ibimenyetso by'abakobwa 40. Murabyiyumviye, muzabona ni byinshi cyane byabereye kuri Shato Marara.